Mucoma avuze ntago nari kuvuga ariko kubera byo Mucoma avuze bitumye umuntu avuga kandi arakoze hari abategeza nka Mucoma batinyaga kuvuga hari nabo bamwe nabonye banditse ngo Mucoma ngo ntabwo ngo muzi ngo ntabwo ngo agiye oya ntabwo ibyo bishobora kuba reba hari tweet Mucoma akoze mu masegonda 48 muyisoma ho hejuru murebe ngo you are in prison but you think you are free se utembere bwa shyamba Mungu ahubwo tumusengere Mungu ahubwo sengere ahubwo abuze boss uzikabuze boss ku buryo bwumvikana anyway dukomeze umuntu warukurikiyeho mfite ikibazo nshaka kubaza abandi bantu baraha nakomeje kwibaza uyu mugabo yari amaze kuba kasamutwe arashingurwa mu Rwanda Damien Minister mumbone nk'abantu turi kuganira ahangaha aramanurwa agiye gushingurwa mu Rwanda ntacyo ngende kuva ntacyo yero mugomba rero bamuhamba hashaka icyo ntahakana nuko no munyarwanda nubwo babyihakana nibafata iyo tiki bakaza kumuhamba iwabo harahari ibyo ngibyo nta wababuza ndabizi neza ariko nashaka namuhamba aho ari rwose kuko numva nta kintu kimuhwe naba mufitiye kivuga ngo si uyu muntu ngarahambwa hehe ngo biragenda gute gusa icyambabaje ni kimwe nuko atageze imbere y'ubutabera ahumeka ngo abibazwe noneho umuntu azajya amubwira ati nawe wumva sha wirwa gutaranga igihugu uvuga ubusa none nawe subiza ibyo barimo kukubaza aragiye nyine nashaka bamuhamba aho ari ndumva ku ruhande rwanjye n'ibyo ngibyo navuga rwose bamujyana aho bashaka Damien ukabyara urashekeje cyane ngo bamuhambe mu Rwanda koko ukabyara abashitse bamuzane nta kibitwaye ariko sinzi ko intagondwa zimukikije zakwemera kuza kumuhamba mu Rwanda ko babona ati tujyanye intumbi twanende kumujyana ari muzima ntago byakunda simpamya ko byaborohera ariko nzi ko afite muri umuntu uri mu gihugu hariye uri cyangugo rwose arahari ariko icyo navugaga tuvugisha ukuri umuntu uri hano ufite imyaka nibura imyaka 35 niki kizima azi ko Twagiramo ku buryo yavuga ngo yabaye successful muri politiki y'igihugu ufite imyaka 30 nibura niki azi ko Twagiramo kamwe ntavuze ngewe umuze nyuma atubwira akantu kama koroheje kizima ko Twagiramungu biratangaje kuba ari umuntu w'umunyarwanda utinyuka kuvuga iyo jambo keta atari umunyarwanda numwe makino kuko nayivugaho mu kagira imana Okay wasubiza Damien utiki mpirimbanyi watuzengereje we ntagariwe mpirimbanyi ntabwo yageze ni minister warufunguye yashaka gusubiza Damien minister musubiza kanya gatoya noneho twumve mpirimbanyi turaza gukomeza na Ale yamanitse kuva kare Ale twihangane nuko wari wavuze watwigishije amateka kenshi niyo mpamvu twashaka kumva baje none minister musubiza kanya gatoya turakurikizaho mpirimbanyi noneho araza gukurikira thank you ubwo Twagiramungu Faustin yari minisitiri w'intebe hano mu gihugu nibwo hatangiye gushakisha imibare y'abantu bashobora kuba barazize jenoside yakorewe abatutsi icyo gihe ari minisitiri w'intebe icyo gikorwa yaragikurikiranye ari mu bantu bagikurikiranye bemeza ko jenoside yakorewe abatutsi yabaye ndetse imibare ya mbere yasohowe ari minisitiri w'intebe nuvuga ngo ari mu bantu babishinzwe ariko noneho ahabera kasamutwe umugani wa Godfather yaje guhakana ko nta jenoside yabaye kandi ari washatse n'imibare ya mbere y'abantu bagize jenoside icyo kintu nibagiye ukivuga ni igikorwa yatangiye akora ariko yaranzwe no gukora igikorwa cyajya kurangira akagitobatoba aho mwibaze wa muntu bamucoma bashaka ngo kwigira ku bitekerezo rubyiruko ari abantu benshi hano tujya tubona ukabona umuntu aratinyutse aravuga ati nge niyo umpaye amafaranga niyo wambwira ngo mvuge ko u Rwanda rutaba as long as wanyihereye amafaranga nkigerera ku byo nshaka nawe nkeka ko namucoma nta bundi bugome nuko yashaka kutubwira ati
buriya ibyo wakora byose niyo upfa kuba warageze kuri ziriya tebo abantu benshi bifuza kugeraho. Guys, tujye tumenya at least na dukeya umuntu abashije kugeraho, amenye uburyo turi positive, amenye uburyo turinda, kandi nanabivuze akenshi n'abandi babivuze, umunyapolitike ntabwo aba akiri umuntu we wenyine cyangwa we na famiye cyangwa n'inda ye, aba yabaye umuntu w'abantu, aba ari wa muntu ureba inyungu z'abantu kuruta kubateranya. Mirimbanye, wakomeza noneho tukaza kumva ale. Murakoze, ndabansubiza ikibazo cya gisekeje warabajije Damien na Minister, kibaza ngo azashingurwa mu Rwanda. Ubwo burenganzira barabufite kuko baba bamuzana. Nubwo byaruvugaho byose, bundi ubunyarwanda ni mu maraso ntawe bukwambura. Ariko nkunze ko Minister ari hano, niyo hari imyizerere. Mu bwoko bw'abazimu tugira abazimu bagera muri batatu. Hari umuzimu muzima, abo twabirivingaga ko ajya gutura muri Muhabura, harakonje, hameze, hari amawezi, ibintu nk'ibyo. Akatukagira n'abagwagasi. Abagwagasi ni wa wundi wabaga society yarayimereye nabi pe. Ariho twizeraga ko katura muri Nyiragongo gushya. Urukumva aho kwiriye kujya naho. Mwagwagasi ni muri Nyiragongo, aha ka bimeze ucyo. Reka aricyo nsubiza kuri icyo kibazo cyonyine. Kuba yaza mu Rwanda, umuzimu wo kuguma hakurya ntacyo bidutwaye, n'imyuka ye itazarutemberamo. Niba hari n'umuryango wo byumva bizagumiye. Ngaruke kuri Mucoma, ari nako ngaruka ku rubyiruko muri rusange. Bwa mbere nabanje mvuga umugani umwe ki inda yise y'indagu ubwo rwibasira ubwonko. Ariko mu kanya numvise yari usoma tweet ya Mucoma, nahise njya kuyiverifya yuko ngo bamwe bari muri gereza ariko ntibazi kuba yirimo. Urukumva ibitekerezo byaho biri. Cyo nashaka kumubwira ni kimwe, naho n'uwo mugani umwe. Hari umugani uvuga ngo nk'ubu dufite amateka yacu, jenoside yakorewe Abatutsi, igihe yatangiriye n'ibindi byose. Namubwira umugani umwe gusa. Hari umugani uvuga ngo umwana w'umupfayongo, ni abantu bose afite ideology nk'iya Mucoma, ababitekereza nkawe. Umwana w'umupfayongo yitera inkanda ikannye mu ruhu rw'inka yishe nyina. Mwabumvise? Godfather, ndakumva. umwana w'umupfayongo yitera inkanda ikannye mu ruhu rw'inka yishe nyina. Ubwo urwana umwana w'inkunguzi, ari nayo nzira Mucoma ari kujyamo, kuko uko yavuze biriya akenshi twavuze yuko ashobora atari kutamenya amateka, gukurikirana kuvuga ngo umuntu abaye ministre w'intebe ndabikurikiye, ariko nyuma atwitinze yo irabigaragaza neza ibimurimo. Azirikane ko umwana w'umupfayongo yitera inkanda ikannye mu ruhu rw'inka yishe nyina. Ni icya mbere. Icya kabiri, ibyo bari kuvuga byose ajye yibuka aho yavuye. Just nicyo ni ikindi, yibuka aho abavandimwe bari. Ibibazo ni yari yagereza ifunguye yari amaze kuvuga. Uworora umudowe ntitumujije kumugira, sibyo? Kuko buriya indi byara mweru na Muhima, ibyara babi nabeza. Ariko nawe biturabakira tukabahindura, ko na FDLR kimutoba kandi irahinduka. Nibyo nabwira Mucoma. Ikindi ni uko urubyiruko rero ruzirikane icyo kintu buri gihe. Ku mwana w'umupfayongo, umwana w'ikigoryi udafite ubwenge, utagira gutekereza hashize, akorana n'ababi. Ababi turabazi. Abacifite imyinga y'ibitekerezo ya jenoside, abagifite gupfobya jenoside, abagifite ideology ya parme hutu. Wenda Damien we duhura ku mbuga nyinshi, nane umuntu namenye mbere arabizi, abana kuri za Facebook muri comment z'igihe z'iki mu nkuru zitandukanye abona ideology irimo. Rero urubyiruko icyo narubwira byirinda abantu ameze nka Mucoma, kuvuga ngo ni umuhanzi, hari ibyo asohora, hari abo yenspira, ubwo bamubonye. Ubundi gufatira urugero ku muntu mubi biba bigaragaza ko nawe icyo ushaka kuzaba cyo. Nawe ubundi usibye gutukana, hari ukuntu umwana akura ukabona yuko izaba impigi uyibona nyine ikibwegetse, ariko nizaba imbwa gusa uyibona nyine ikibwegetse. Murakoze. Umuntu bita mirimbanye ku migani ukabyara. Usaza ni mubi cyane. Uyu mugabo ni yakasongoyeho. Guma hano Mirimbanye, ngufitiye ikibazo kabisa, reka twumve ale.
niko mi wasubiyemo umugani nkawumva. ushaka uwuhe? Uwo nguwo usorejeho. Oya, icyambere nkoresheje imigani ibiri gusa. Ndavuze umwana w'umupfayongo yitera inkanda ikannye mu ruhu rw'inka yishe nyina. Uwo ni umugani wa mbere. Uwundi ni uko izaba impigi ibona nyina ikibwegetse, ariko n'izaba imbwa bubwa uzaba imbwa apana nkahora mvuga se mugeshi hari imbwa nzima zabayeho, uzaba imbwa bubwa nayo we umubona nyina akimubwegetse. Nyine ibitekerezo bye ngiye birajyanira n'ibindi bitekerezo nayo nsanzwe muziho, ntago ari ibyo kuvuga ngo wenda ngo mbiboneye hano, nibyo yavuze ntibyatunguranye. Icyo namubwira yahinduka akiga guhiga bizima, nyine nawe akaba impigi nk'izindi, ariko akirinda kuba imbwa bubwa. Okay, so reka ngewe kubera ko nari nanavuze mbere ahubwo Godfather kugira ngo nanjye mpereza abandi bantu baze kuvuga, nashaka gusoreza ahangaha tuvuga se wa mugani tumwigiye w'iki, ni ikihe kintu cyakorwa. I think bigaruka byose kuri politike y'u Rwanda ubu ngubu biriho. So of course it is spearheaded by our president na our PF, which is basically bringing sanity mu kintu cyitwa politike y'u Rwanda, kubera ko politike y'u Rwanda niho ibintu byose byagiye, nibyo byaridinze kuri genocide. Icyo nshatse kuvuga ni ukuvuga yuko hari abantu bakibona politike nk'umukino w'imibare, icyo bita like a game of numbers, a game of deception, a game of perception, nka gushuka, nka kuyobya ukareba mu buryo bumwe, nka guca inyuma, nka ku backstab, nka kurangiza, nyine ibintu bibi byose. So the politics iriho ubu ngubu ni ukuvuga ngo to be held accountable, ibintu bigende ku murongo, kuko abantu benshi ni nayo mpamvu buriya umuntu utazi amateka buriya aba afite ikibazo cyane, kuko ni nk'ibyo byose nyine yitwara nabi. Kuko if you look ikintu cyarangije Twagiramungu akaba umuntu mubi, kandi ntabwo ari we wenyine. You can even look abo bita basetse Sendashonga. To me, I truly even believe yuko mu buryo bya bindi byitwa education ashobora kuba ari n'umuhanga, ariko bumvaga yuko ngo bari arakuvuga ngo njye nyina politike, akabyumva ko ari nk'umukino, ntiyumve ko ari ubuzima bw'abantu. Wowe urakina politike, ikintu cya affecting abantu, ukumva yuko ni deception, nyine ndakushuka ngo urebe hano noneho nguca inyuma muri kino kintu. Uri kubyumva? Ni nayo mpamvu usanga umuntu asa nkaho aratandaraje, nta hantu ahagaze. So rero and then we can talk about like the likes of Sendashonga, the likes of Twagiramungu. It's purely kumva yuko the president ntabwo afite umubare w'abantu. Dushobora kungana bano bantu mu bya bindi twita regionalisme, bya bindi twita amoko, tukamutora tukamukuraho. Aho utangira kureba ofisi ukayireba umuntu gusa, ntuwumve ofisi yuko of course we need a leader, ariko ugomba no kumenya iyo wicaye muri ofisi ikintu bigusaba. Uri kubyumva? So rero mbona yuko kuko hari abantu bazatuza inyuma, natwe turi kugenda dukura, icyo tugomba kubanza kumenya, it's bringing sanity muri politiki. Nicyo kintu cya mbere abantu bagomba kuzana gutekereza. Njyewe I'm well okay to disagree even within RPF. Abantu bamwe ntabwo hari ibintu bimwe batemeranya, ariko icyiza ni uko nyine abantu mureka kwemera ku kintu nko gutekereza. Buriya ari byo bita strategy na tactique. Umuntu ashobora kwitaba Imana yarakoze imirimo myiza, cyangwa se ntiyitaba Imana yarakoze imirimo mibi. Ariko icyo navuga nzi kuri Twagiramungu turi kuvuga aka kanya, nahera mu mateka y'93 n'94 ubwo mu Rwanda hategurwaga jenoside yakorewe Abatutsi. Twagiramungu niwe muntu wagiye kwa Romeo Dallaire wari uyoboye ingabo z'umuryango w'abibumbye hano mu gihugu,
aramubwira ati arimo gutegurwa bibi ndashaka guhuza n'umuntu akaguha amakuru. Ubwo uwo muntu yavugaga ni umuntu wari uhagarariye interahamwe mu mujyi wa Kigali, yari yamaze guha Twagiramungu amakuru amubwira ukuntu interahamwe zateguwe mu buryo bishobora kwica abantu 1000 mu isaha imwe. Ibyo bintu kugira ngo ayo makuru atangwe Twagiramungu yari yagurishije, kuko kugira ngo uwo muntu atange amakuru yabanje gusaba ko babanza kumuha viza imusohora mu gihugu ikamujyana mu burengerazuba bw'isi, bumvikana amafaranga agomba kumuha kugira ngo atange amakuru. Ayo makuru uyu mudarere yarayumvishe ayatanga iwabo nubwo ntacyo byamaze, ariko nyuma yaho Faustin Twagiramungu agaragara apfobya jenoside yakorewe abatutsi avuga kuko ntayabaye kandi ari mu bantu batanze amakuru. Ahandi ikindi navuga kuri Twagiramungu ni umuntu washoraga urubyiruko muri FDLR. Ubwo yigeze kwandika yakoreshaga Facebook na Twitter, aza no kugaragaza ntabwo nambaye ekuteri, ntabwo nyumvishe neza. aho turakumva. Nari mvuze kuri Twagiramungu, nizere ko nawe muri kunyumva. Yego, nari ngeze aho ashoraga urubyiruko muri FDLR. Ubwo yigeze kwigira kuri YouTube aravuga ngo umunwa ufite ubukana nk'ubw'imbunda y'amashinigani, azabatera inkunga y'umunwa kandi izabagirira akamaro mu rugamba azabarimo. Ashora urubyiruko muri FDLR, akaba ari nayo mpamvu natwe twacaga ku ruhande tukandika ku mbuga nkoranyambaga tuvuga ngo uyu muntu uvuga ko afite umunwa umeze nka mashinigani ntashobora gushora umwana we muri izo ntambara, ahubwo arajyana y'abana ba rubanda. Nyamuneka abantu mube maso, Twagiramungu arimo kubashuka. Ariko nawe ntacika intege agakomeza akandika. Twagiramungu rero yagaragaye apfobya jenoside yakorewe abatutsi mu buryo butihanganiwe, anabikangurira n'abandi, ku buryo ubu njye nta kintu cyiza mfite namuvugaho. Byonyine izo ngero ebyiri nizo nashaka kugira ngo mvuge. Hari abantu wenda batamuzi baje hano bashyashya, ariko Twagiramungu yari umwe mu bantu navuga ko ari abanzi b'igihugu, unakangurira n'abandi kwanga igihugu no gusenya ibyo twagezeho. Umuntu nk'uwo ntabwo namwifuriza uruko ridashira, ahubwo nagenda ajye kubazwa ibyo yakoze, azakomeza yibazwa kugeza igihe kidashira. Jewe numva ari byo namuvugaho, n'abandi baraza gutubwira. murakoze cyane minisita, murakoze cyane. Bibutse ko twagira ku bantu bariho bavuga ngo ku bantu batamuzi, ngo ku bantu cyane cyane wenda nk'ibyo mu kanya umuvandimwe utakiri ndabona atarifite mike yavuze mu kanya ngo amufata nka role model, bamwe bati ntago amuzi, bamwe ndagira ngo mbamenyeshe ko Twagiramungu ari umwe mu banyapolitike babaye muri politike igihe kinini, bavuzwe cyane. Ntabwo ushobora kumbwira ngo umuntu ni mukuru angana nka kuriya umaze kuvuga ariya magambo angana ngo ntabwo azi Twagiramungu. Ntabwo ushobora kubimbwira. Ndetse impamvu ngenda navuze nti amagambo like Mucoma tumwihorere nka Mucoma, ahubwo ngereka nisabire wenda urubyiruko n'abandi bari hano bakigera ku mbuga nkoranyambaga. Kandi rimwe na rimwe wenda hari igihe kubera ko ibingibi turi kubivugira kuri Twitter, hari igihe umuntu yumva ngo ibyo yandika cyangwa ibyo yanditse ni intambara zipfobya, intambara zabo Twagiramungu rimwe na rimwe n'abambari ni intambara zagiye zitangira kuri za Facebook zikomereza kuri za YouTube. Hano kuri Twitter ni ibintu bimeze nk'ibyabaye bishya nonaha. Ntabwo utamuzi hamwe ushobora kuba umuzi ahandi, utaramwumvise kuri YouTube amagambo yakarike n'iki byose ashishikariza kwangana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ni ibintu byagiye bivugwa, byagiye bisakara ahantu henshi. Ntabwo ushobora kumbwira rero